Abakozi b'Imana, abahamagawe n'Imana, abari kubona urugamba rurimbanije, gutabarwa kuraje. Imana iraje gutwara itorero. Koko niba umuntu urwaye umutima agira ibimenyetso by'uko awurwaye, ariko abakijijwe bo bakaba koko badashobora kugaragaza ibimenyetso by'uko bakijijwe, Mana, niba koko urwaye malariya ashobora kugaragaza ibimenyetso by'uko arwaye, urwaye korona abantu bakavuga bati ibyo ni ibimenyetso bya korona, ariko abantu bakaba buzuye isengero ariko badashobora kugaragaza imbaraga z'agakiza, bagahora bagaragaza ibyaha. Arabohora Tima wanjye we shima Uwiteka, mwabindimo mwese mwe mushime, nge mpimbazi zina rye ne kwibagirwa, iby'Imana yankoreye byose. Yesu ashimwe. Bene data, nongeye kubasuhuza mvuga ngo Umwami Imana abaha amahoro, abaha imigisha, abahe kugubwa neza, abamurikishirize mu maso he. Amen. Uyu ni umwanya rero nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Matayo ibice 6, nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Amen. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. Abantu benshi barahangayika, bakibaza iby'ejo, bakibaza ibyo bazarya, bakibaza ibyo bazambara, bakibaza aho bazagera, bakibaza venire yabo, bakibaza ubuzima buri imbere. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ukuri, riravuga ngo ntimukiganyire iby'ejo, kuko iby'ejo byo bizwi n'abejo bazaba bariho, ahubwo wowe iganyire iby'ubwami bw'Imana. Aho yahise ababwira ngo ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzambara iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Imana izi ibintu byose bigukwiriye. Haleluya. hatavuyeho na kimwe. Nubwo ubona ijuru ryakubuditseho, ikirere cyabuditse, nimukiganyire ngo muzambara iki, muzarya iki. Ibyo byose data wo mu ijuru azi ko tubikeneye. Imana ishimwe cyane. Iri jambo riravuga ngo muziganyira iki? Kuki mwiganyira? Imana ifite imbaraga nyinshi zo guhindura icyo kirere kibi uri kunyuramo, ibyo bigeragezo. Imana yagaburiye Eliya, ntago yananirwa kukugaburira. Imana yabanye n'abatubanjirije abigishwa ba Yesu, ngo baragendaga ngo bagasangira ibyabo, ariko iyo witegereje muri kino gihe usanga abantu bafite ubugugu. Burya niba warashoboye no guha umuntu, ujye urambura amaboko uvuge ngo Mana ndagushimye, kuko
imbaraga z'umubiri, imbaraga za kamere ziri mu bantu ntabwo zakunda kubikora. Imana itugirire neza. Ariko nyamara ubona abantu bigwizaho ibintu, ukabona abantu barigwizaho amafaranga, ukabona ntibarimo banarekura ngo bakoreshereze Uwiteka Imana, bafashe bariya abantu, bagirire neza imfubyi n'abapfakazi. Imana itugirire neza. Nigeze njye kwa muganga ndwaye, nanjye nari ndwaye cyane ndi mu bitaro, mbona umuntu arimo asamba agiye gupfa, akajya kurura ibintu, agakurura amasakoshi, agakurura amafaranga bari baramuzaniye, abana be bari bafite amadolari n'amapawundi byo Mana nyagasani, ukabona byose arimo arabyiyegereza, arasamba ariko agakurura amadolari ngo ayisegure. Yari bumumarire ikizi, yari yarangiye. Ariko kubera ko aho yajyaga nyine ni ikuzimu, yararimbukaga, yatindaga ku mapawundi n'amadolari, agatekereza aya masakoshi meza agiye gusiga. Yari umukecuru, ariko ndavuga ntuzi ko nta muntu ushaka gupfa pe, akajya bona ngo nimumereze umwuka, ntabasha no kuvuga agaca amarenga ngo nimumereze ibintu mwibitindaho, ahubwo nimutindane na Kristo, kuko ubwami bw'Imana buratwegereye kuruta igihe twizereye. Wicumuzwa n'ibintu mwene data. Abantu rwose ni byiza, ni iterambere, baragura ngaho. Ariko reka nange urugero ku mugabo witwaga Ananiya na Safira ngo basangiraga ibyabo, ariko Ananiya yumvikana n'umugore bataye amafaranga, tugurishije isambu yose koko tuyatange tuyarye. Yaba abanyagasani, ariko Mana ndagushimiye ko wamaye agakiza, uma n'ubuntu, ntacyo nakwima gifite, dore n'ijambo ry'Imana ndariguha. Amena. Ngo barangije bajya inama, ariko aya mafaranga yose tuyatange. Bamaze kujya inama bibwira ko rero Imana ibeshwa. Mana ntibeshwa. Ibaza ariko urajya mu rusengero ukigira nkaho ntacyo ufite ukabyirunda, kandi waba ugiye gupfa utayiwe utiyomba narabikoreshereje Imana, wakoreye Imana ukiri muzima. Ubundi Imana izakoresha abantu, ntizakoresha ibiti. Bibiliya Dawidi aravuga ngo mwabindimo byose mwe mushime izina rye ryera, mwabutunzi bwanjye. Reba mbahe nk'urugero, reba nk'ubu nk'iyicano nta bikoresho biba biriho, kandi hari abantu Imana yatije ku mafaranga bayafite. Ukaba wagenda ugakorera Imana, ukazanavuga uti nanjye hari urwibutso. Twe nta yindi ntego turagira ngo dutangarize abantu ko intego ni ukwamamaza ubwami bw'Imana, nubwo bitanakunda, nubwo twakwamamaza Yesu. Twaratekereje tubona ko igihe tugezemo abantu bakeneye ijambo ry'Imana rinyuze kuri social media. Twabonye ibintu byinshi bica kuri social media, twabonye abasambanyi bashigaye ari byo birwa bashyiraho, tubona abantu basa n'abasinziriye badashaka gucishaho ijambo ry'Imana. Hari uwakumvira ijambo ari hariya mu bibazo arimo, adashobora no kujya gusenga, umwanya ni muto, ariko niwumvira ijambo rikubwira ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Reka kwigwizaho ibyo bintu. Nk'uwo mukecuru yajyaga afata amafaranga, narumiwe nanjye nari ndembye nari ntwite nenda kubyara, akajya yafata akajya ngo nimumereze, ngo nimundebere n'ibindi, amasakoshi yose babimurundaho, imyenda ibyo bamuzaniye, ariko aranga arapfa arabisiga. Agenda atanabifashishije abakene, agenda atanihereye b'abapfakazi bambaye ubusa. Bene data, wifuza gufasha abantu b'Imana bene nk'abo b'imfubyi n'abapfakazi badafite n'icyo kurya, turakubwira uburyo uzabikora. Uwitwaga Tabita ngo yajyaga adodera imyenda abapfakazi, ngo maze igihe cyo gupfa kigeze, abapfakazi ngo berekana imyenda yabadodeye. Baravuga bati Petero, iyi mirimo ninde uzongera kutudodera? Ninde uzongera kugaburira imfubyi? Iyo ngeze ahangaha munyihanganire, iyo ngeze aha nabwira abantu ngo nimushake ubwami bw'Imana, nabwira abantu ngo nimushake imirimo izabaherekeza, nimukiranuke, nimwiyambure ibinyoma.
Satani afite amaco menshi, arakwereka akakwereka ibyo utagezeho kugira ngo aguce intege agusigaze inaha. Ubwami bw'Imana buratwegereye, manda y'Imana igiye kuvuga, ariko abantu bararangaye. Urabona abantu bihugiyeho, abandi babihinduye iby'abasazi, ngo imanda y'Imana izavuga gute? Izavuga kandi abera bazataha, abera bazataha, abambaye gukiranuka, ngo kandi n'imirimo yabo izajyana n'abibaherekeje. Ntabwo uzajyana n'amazu, oya, ntabwo uzajyana n'ayo mafaranga, oya, ari kuri konte uhorana ubwoba uti none bayiba. Abandi babuze ubuhungiro, baririrwa basharashara. Nagira ngo mbabwire ngo ubuhungiro ni Kristo, ubuhungiro ni Imana, ubuhungiro ni ukuva mu byaha, ubuhungiro ni ukumwiringira. Ijambo riravuga ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Imana ibaha umugisha. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngiri ijambo rivuga ngo nimukiganyire. Reka mumurize abantu bari mu bibazo, mumurize abantu babuze icyo barya, mumurize abantu babuze ubukode, mumurize abantu babuze minerivare z'abana, mumurize abantu bari mu bitaro barembye, banabuze uwabishyurira. Ndagira ngo mbabwire ngo nimureke gukererezwa n'ibyo, nimusenge mushaka ubwami bw'Imana, nimusenge mwiyeze, mwitandukanye n'ibyaha. Satani arimo arazana ibyo bibazo ngo bibahuze, hanyuma Imana ivuge murimbuke. Ariko abantu kuki batareba? Yesu yaravuze ngo muri Matayo 24 ngo nimubona izo ntambara zimuha, mukabona abantu barimo baragenda biyobagiza badashaka ukuri, ngo muzararame murebe mu ijuru, kuko gutabarwa kwanyu kuzaba kwegereje. Ndagira ngo mbabwire ko gutabarwa kwanyu kwegereje. Ndagira ngo mbabwire ko munyihanganire iyo ngeze ahangaha nkareba ukuntu abantu batari gukorera Imana by'ukuri, nkareba ukuntu abantu barimo bakorera Imana bayibeshya, bakamera nka Ananiya na Safira. Ngo barababajije ngo ibi nibyo biguzi mwagurishije isambu, ngo barangije baravuga ngo ni ibi ngibi. Ngo Petero arabeshya ngo ni ibi ngibi. Bashize mu mibare. My dear friend, iby'Imana ntawushyira mu mibare. Urashyira mu mibare ufite ibyaha. Ibyaha ntibizatuma urenga umutaru. Amategeko yabagengaga batubanjirije ababigishwa mu byakozwe n'intumwa, ngo basangiraga ibyabo bakumva baranezerewe, nta mushiha wababagamo. Ariko ngo Ananiya afatwa n'umwuka, nawitwita w'ubusambo, horo wabateka dutanga utu dukeya. Ngo maze ngo Petero arababaza ngo ibi nibyo biguzi mwagurishije? Ngo baravuga ngo nibi. Ngo Ananiya ahita yikubita imbere yabo arapfa. Amaze gupfa ngo bajya kumuhamba. Umugore araza, nawe bari babisezeranye ko bagiye kubeshya, ariko ntawe ubeshya umwuka w'Imana. Nawe ntawe ubeshya umwuka w'Imana. Ibyo wirirwa ubeshya, nta muntu ubeshya umwuka w'Imana. Imana irabizi byose, izi itangira ryawe, izi n'iherezo, izi uburyo wayiyeguriye n'uburyo ujijisha. Imana itugirire neza. Ngo umugore araza ati se, ati nibi biguzi mwagurishije isambu? Ati rwose ni ibi ngibi. Baramubwira bati Niko, kuki ugize umuhati wo kubeshya umwuka w'Imana? Kera kose mutarazaniye ibi biguzi by'isambu, isambu yari iyanyu. Iyo mwiyemeza mukavuga muti nituri bubitange mu murimo w'Imana, nituri bubisangire n'abigishwa, hari icyo mwari bube, kuki mubeshe? Ahita amubwira ati dore ibirenge bivuye kujyana umugabo wawe Ananiya, nawe nibikujyane. Ngo ahita yikubita hasi, umwuka urahera. Ariko abantu kuki bamenyera Imana? Ariko abantu kuki birirwa babesha Imana? Ariko mwene data, reka nkubaze, wakorera Imana nayo moko ufite ukavuga ngo urajya mu ijuru? Wakorera Imana n'ubwo busambanyi ufite wariyejeje, urirwa uca uwo mwashakanye, urirwa uraguza, uririrwa
Imana ikugirire neza. Hari n'abandi basigaye baraguza mu nzu y'Imana, akaza ngo ni mundebere di narumiwe. Rega ibi mbabwira narabibonye. Umuntu araza ati ndebere, urabona bimeze bite? Ndababwira nti reka da, nimugende murebeshe ku Mana niyigira amaso. Ese yaremye amaso nireba, yaremye amatwi niyumva. Na Bibiliya iravuga ngo dore ukuboko kwanjye ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwanjye ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ibyo abanakira, ngo ahubwo ibyaha byabo nibyo byababujije, byaha byabo nibyo binandukanya nabo. Ese mbwira koko waririmbira hejuru y'ibyaha ukavuga ngo Imana muri kumwe? Imana itugirire neza. Ngo Bibiliya iravuga ngo ni iki gitumye mubeshya umwuka w'Imana? Ni iki? Abandi barakorera Imana bakabeshya ngo barayikorera, bakorera inda zabo. Imana itugirire neza. Umuntu akagenda akajya nk'ahantu agashinga cano agira ngo gusa yishinge, uvuga ko ushaka kubwiriza ubutumwa bwiza, niba ari byo wiyemeje kandi imbuto zawe zijyana n'ibyo uvuga. Imana itugirire neza. Reka mbabaze bene data, ni gute umuntu azafatiye Bibiliya? Ariko Yesu uri umunyebambe, mureke tumuhe icyubahiro. Yesu yaremeye n'ibisambo biramuvugira aricecekera, ariko Bibiliya iravuga ngo dore nzabishira imbere yawe uko bikurikirana. Imana itugirire neza. Yesu we urihangana. Muri Kenya ngo hari abagenda bakagenda n'ibirara n'abanywatabi ngo musaidie mutumishi wa Bwana, bakihindura batumishi b'Imana. Abantu rega amafaranga bakayatanga, iri zina rya Yesu bakaririsha. Yesu yarabaretse mwararirishije, ariko mutamukunda ari imitsima mukurikira, muvuga izina rya Yesu ritari mu mitima. Imana itugirire neza. Harageze ko abantu batandukanye iby'Imana n'ibya Satani. Ibi bintu byiyoberanya, umuntu akiyobera. Ariko Satani mumenye amayeri ye, nimurangiza mumwirinde. Ariko iyo mubona indwara iza, icyorezo kimwe kikaza, icya kabiri kikaza, noneho bagavuga ngo cyahinduye n'isura, ibintu bitaramara name, mwebwe mubona ari ibintu bisanzwe. Iyi Bibiliya yaravuze ngo mu minsi y'imperuka ngo ibyorezo murabibona, ariko mukaguma mugakora ibyaha. Nje nangara covid irimo irakindagura abantu, ariko ukabona abantu baracyakora ibyahara. Abantu nibaniyeze ngo bavuge bati iki kintu cyandurira mu mwuka, ejo kitangubangura ahangaha ngapfa nsinge mu ijuru. Imana itugirire neza. Ese muragira ngo bigende bite bene data? Imana ibaha umugisha. Birakwiriye ko tubwira Imana ngo Mana, muri ibi bihe isi yagize tekinike, abakozi ba Satani ntibasinzira, ntabwo basinzira, barara bakora amanywa nijoro. Herega n'ibintu by'amavirusi nabyo barabikora. Nibiki se bidakorwa? Mwene data yavugaga ukuntu yarogaga abantu agakora mu bishyimbo bikabura. Izo ni tekinike za Satani. Arimo aragenda bibagiza iby'urugendo. Ibintu byose Satani arimo akora nibirangaza abantu. Ariko nangazwa n'abakozi b'Imana bahamagawe, batarimo baba maso, batarimo birinda, batarimo bera imbuto. Imana itugirire neza. Bene data ndabinginze, nubwo bikomeye, abiringiye Imana nimutinye. Imana yabahamagaye, izabafata ukuboko, izabajyana. Ahanyerera muzahaca, ahazamuka muzahaca, kandi muhumure. Abantu benshi baratinya ngo ikimenyetso ngo cya covid, ngo kinyamaswa, ngo 666. Icyo kimenyetso nubwo cyaza ntacyo kizagutwara wowe, kuko uriho amaraso ya Yesu. Imana itugirire neza. Wowe akira Yesu gusa, mwemerere, va muri ibyo ngibyo, senga. Danieli ngo yarasenze ashikuza ibisubizo bye byari byarakingiraniwe aha. Arasenga, ibyo bisubizo biramanuka. Wowe senga. Oh haleluya. Ndumva afashijwe beti mu myari Imana icyubahiro. Nimusenge mudasenga n'ibyaha, nimusenge mudasenga n'amashari, nimusenge mudasenga n'ubwibone, nimusenge mudashize indi imbere, nimusenge
nimusenge. Bibiliya iravuga ngo babandi birwa biyobagiza ngo Imana yabo ninda, ngo bashaka ibihwanye n'irari ryabo. Imana ibwira Pawulo ngo ariko Pawulo abwira Timoteyo ngo ariko mwana wanjye ujye uhunga ibyo bitera umugongo, wirinde zambwa ngo zigenda zomboka ngo zimoka. Birababaje kubona abantu basigaye basenga n'imbwa zikinjira. Imbwa ni ikizi? Imbwa ni abantu bagenda bomboka. Bibiliya ibivuga neza ngo mu mazu y'abantu basambana, ngo mubirinde. Imana itugirire neza. Imbwa naba Bibiliya yabivuze. Kuki Bibiliya yabise imbwa? Kuki ni ijambo ry'Imana ngo mubirinde, kuko ngo bagendera mu biteye isoni byabo kandi ngo bishima ubwenge bwabo. Imana itugirire ngo bishima ibiteye isoni. Ariko ndagira ngo mbwira abakozi b'Imana, abahamagawe n'Imana, abari kubona urugamba rurimbanije, gutabarwa kuraje. Imana iraje gutwara itorero, Imana iraje kuruhura abayikoreye. Erega buriya n'umunsi wawe urupfu iyo ugeze ibyawe biba birangiye, uba ugiye gutegereza ibihembo byawe. Reba rero urupfu ruje rukagusanga muri ibyo byaha, rukagusanga muri ubwo businzi, rukagusanga muri uko kuraguza. Imana idufashe, bikagusanga muri ayo magambo. Yesu agiye kuza gutwara itorero. Ndabwira abantu ngo nibezwe, abamenye Imana nimusenge kurutaho, mumenye amakuru ava mu ijuru. Abantu mwibatindaho, uzumva abantu bavuga byo bavuga ubyihorere, ahubwo wumva ikiri ijambo ry'Imana rikubwira. Kuko Bibiliya ivuga ko ibyaha ngo biziyongera, ngo n'abahanuzi b'ibinyoma babe benshi. Abantu bakubitse mu ubwoba barakubwira ngo ibyawe bizarangira. Imana irakubwira ngo ngwino, iracyarambuye amaboko kugira ngo ikubabarire. Wowe wumvise rino jambo, ibyawe byarakingiraniwe mu kirere, wowe ngwino dusenga Imana, ngwino wizera Imana. Nabwiye abantu ngo nibabone icano Arabohora TV ntibazayibone nk'ari cano iri gushaka inyungu. Twebwe nubwo nazo twabona, twebwe nubwo nta nicyo twakuramo, twebwe turashora kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Ariko n'umwuka w'Imana nagukozeho ugashyigikira bene data bavuga ubutumwa bw'ukuri, nabwo bugize neza. Ntabwo twatinya kubibabwira, ubugize neza, nawe ubufatanije n'abandi kwamamaza ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ufite byose ukabikoreshereza Imana, Imana yaguha umugisha. Ese iyo wambaye garderobe yose iruzuye, abandi bambaye ubusa ubareba, ibyo wumva ari ibiki? Ndashima Imana ko yayimaye iyo myambaro, ariko ntabwo nambaye jyenyine, n'abandi iyo nyifite ndayibaha. Nawe fata wa muntu ukuruta, erega nta muntu ubura uwaruta, hari uwuruta. Ujye ukorera umugisha, ujye ugenda ufasha imfubyi n'abapfakazi. Ubundi abapfakazi ntabwo bagira umuntu bitaho ntawe, bo bahora bagira ibibazo nibagira. Nakunze umumama umwe yigeze ngo agira ibibazo, abwira Yesu ngo ngwino tuganire, mbigenze gute? Ni wowe mfite. Ndagira ngo mbabwire bene data, mwitinya, ahubwo muhungire ku Mwami Yesu kandi mukore icyo Imana yabahamagariye. Mureke gutinya imbaraga eshatu: imbaraga za Satani, imbaraga z'umubiri, imbaraga z'isi. Muhumure, Yesu yanesheje isi. Nubwo ibyago byaba byinshi bigaturuka ikusi n'ikasikazi, Imana ifite imbaraga zo guhagarika uno muyaga ugahagarara. Imana ibaha umugisha. Reka mbasengere. Numvise n'ukuri iri jambo rimfashije, kuko ryavuze ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Imana ibampera umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, urihagije. Dore iri jambo, hari abantu bari gusenga bajijisha. Koko niba umuntu urwaye umutima agira ibimenyetso by'uko awurwaye, ariko abakijijwe bo bakaba koko badashobora kugaragaza ibimenyetso by'uko bakijijwe. Mana, niba koko
urwaye malariya ashobora kugaragaza ibimenyetso by'uko arwaye. Urwaye korona abantu bakavuga bati ibyo ni ibimenyetso bya korona, ariko abantu bakaba buzuye isengero ariko badashobora kugaragaza imbaraga z'agakiza, bagahora bagaragaza ibyaha. Abantu bagahora bagaragaza iby'intege nke. Mana wadutabaye, Mana watabaye itorero, Mana watabaye abasenga, abantu bari kugenda bajijisha mu nzu y'Imana. Mana turasenze, fasha bari kurimbuka, abandi barozi bihishe mu nsengero, abantu bakavogera ubwami bw'Imana. Wavuze ko utazemera kubera kuri Imana ikora ku isi yose. Injiza iri jambo rigenda rihumanure, rigenda risenye ibyo Satani yubatse. Abari barushye baruhuke, iri jambo rikiremo umuriro utwika ibyaha bikongoke, utwika ibitagira umumaro bishire mu izina rya Yesu. Abantu bakumbura ijuru, abari bananiwe barebe mu ijuru, abari biganyiriye bibuke ko imanda y'Imana igiye kuvuga kandi umukwe ageze ku marembo. Abantu bitegure gusanganira Imana aho kugira ngo Satani abashyire muri aka gahuge. Turasenze abazumva rino jambo badakijijwe uzabahe gukizwa, abazumva rino jambo baragize intege nke uzabahe kwambara imbaraga, abazumva rino jambo bari baravuye mu ngo uzabasubize mu ngo, abazumva rino jambo bararozwe uburozi bufite imbaraga iri jambo riburusha imbaraga, abazumva rino jambo Man, bari muri biriya bihugu bya Burayi, Amerika n'ahandi aho abantu bose bajya babona ko ari heza, iri jambo ribabohore muri izi ngoyi mu izina rya Yesu. Iri jambo ribabohore, reka abantu bagushake, babanze bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ubundi Imana abantu n'iki utabakoreye, n'iki utakoreye abantu warabarengeye, abantu wabakijije ibyago, abantu wabakuye mu bitaro, abantu abantu wabakijije impanuka, abantu wabahaye Yesu aragenda arabambwa ku musaraba, abantu barinda buri munsi, abantu barabyuka bari amahoro bagahumeka bikemera. Mana, abandi bakagenda bikemera, ariko ugasanga ibi ntibabishimira Imana, ahubwo barabona ko nta Imana yakoze. Mana we, turagira ngo tuvuguruze izi imbaraga za Satani ziteye abantu kwiheba no kwiganyira bigatuma badashima Imana. Izi mbaraga zitsindwe mu izina rya Yesu. Sura itorero, usura abantu mu ngo zabo bagarukeho. Mana we, abanyarwanda bagarukeho, abanyamahanga Mana. Danieli yarasenze ngo maze uramubwira ngo witinya Danieli, uhereye ku munsi watangiriyeho gusenga amagambo yawe yarumviswe. Icyama Mwami, iri sengesho rikaba harabo ribohoye. Mana nzagushima, Mana nzagushyira hejuru. Mana izina ryawe ryubahwe kandi amateka y'abantu ahinduke, kuko wahinduye amateka yandaya yari muri Bibiliya ngo iragenda ipfukama ku birenge bya Yesu. Niko twumvise ubuhamya bw'indaya zimwe na zimwe wagiye ubohora. Mana, nta hantu habi utakura umuntu, nta hantu kure utamugeza. Mana we, ubu buhamya bw'uyu mubyeyi yanyuzemo nawe waramurengeye, aho umuntu ashobora kugira ubugome akanyagiza umwana yibyariye kugira ngo apfe, warangiza ukamubohora, ukamubabarira, ukamukura mu byaha, agafata Bibiliya akakuvugira. Mana, nta hantu utakura abantu,
abumvira ijambo bose ari mu nzego zose z'igihugu, urekera ijambo ribabohore, urekera ijambo ribakize. Mana turabasengeye, ibyari byaranze ureke byemere. N'uyu muntu ufata icyemezo cyo kureka inzoga akanga akazisubiraho kandi zikamukoresha ibizira, turamusengeye, uzumva rino jambo Mana uzamubohore. Ari uzaryumva ari umupolisi, ari uzaryumva ari umusirikare, ari uzaryumva ari umucuruzi, ari uzaryumva ari daso, ari uzaryumva ari umuganga, ari uzaryumva ari umukozi w'Imana, ari uyobora itorero. Buri muntu wese mu cyiciro arimo, iri jambo ugenda uryigisha iyi mitima irisobanukirwe. Abantu biringira Imana, abantu bashaka Imana, abantu ubaha imbaraga zo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Haleluya. Yesu we, ndakunezerewe, ndagushimiye. Uri mwisi ntiwigeze wita ku byo bakuvugaga, kuko hari n'abavugaga kuri Yesu wo kwa Mariya na Yosefu bambabaje, bakavuga n'iciciro wari urimo. Ariko ibyo ntiwabirebye, ahubwo warebye ku cyo wari ugambiriye, cyo gucungura isi, cyo gucungura itorero. Niko sengeye aba bantu ngo barinde kureba ku byo babavuga, ku byo babakorera, ahubwo bahe kureba ku Mana. Oh haleluya, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amina. Ni kimwe nuko ibyo yatangije umurimo ni nayo izabishohoza. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo kandi mbabwire ngo Arabohora TV ni TV ifasha abantu kuva mu byaha. Abantu benshi kubera ko amacano yabaye menshi, mufashe bivugeho gato, mwihangane. Nikomeze iyo ninjiye mu ijambo ry'Imana ndafashwa nkanarira cyangwa nkumva mbabajwe n'ibintu by'ibyaha biri gukorerwa mu isi. Ariko nagira ngo mbabwire gato kuri iyi cano, abayibona n'abazayibona. Iyi cano yabayeho kugira ngo abarushye baruhuke, baboshywe n'ibyo byaha byose tumaze kuvuga babivemo. Ikindi ni ukugira ngo umuntu wese wari warataye umurimo w'Imana yongere asubire mu murimo w'Imana. Twasanze hari ibintu byinshi bikorerwa ku macano bisenya ubwami bw'Imana. Bigira gute? Ugasanga baravugiraho ubusa, batongana, abarwana, yenda no gusebanya, abasebya politike, abasebya amadini, abagira gute. Ariko twebwe ntabwo ariyo ntego. Intego yacu ni ukwamamaza ubwami bw'Imana. Bijya bintangaza, ubona abantu benshi badakunda ibi bintu, ubona isi mbese ifite ikintu cy'umwijima kiyitwikiriye. Ariko ndagira ngo ngusabe, niba wifuza gufatanya natwe, uze guca mu gikari uduhamagare kuri izi nimero ngiye kukubwira. Niba koko ushaka kwinjira neza mu Mana cyangwa ushaka no gukorera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni 0783 ushobora no gukurikirana ijambo ry'Imana buri munsi. Wakora kuri ako kantu kitwa subscribe no ku kantu k'inzogera notification, gafite inzogera ku ruhande. Icyo gihe inyigisho zose zikugeraho. Ahandi hano wakurikirana ijambo ry'Imana uramutse urikunze ni kuri radio Life Radio kuri 96 n'ibice 0 buri wa gatanu saa moya. Naho mba ndiyo, haba hari ijambo ry'Imana n'indirimbo. Imana ibaha umugisha. Shalom, turabakunda. Amen. Ni kimwe nuko ibyo yatangije umurimo ni nayo izabishohoza. Imana